Hello guys, mumeze mute muguwe neza, amahoro y'Imana abane namwe. Njya nkunda gusabira umugisha umuntu wese uba waje ahangaha, aba yampaye agaciro. Ni ukuri nubwo mba ntafite ikintu nabaha, ariko nibyo ndabibashimiye. Isaha nk'iyi ngiyi rero reka dushime Imana, yaba ari ku ruhande rwanjye yaba ari ku ruhande rwa wowe unkurikiye. Ni ukuri ni iby'agaciro. Hari benshi batambutse bavuye mu mubiri, hari benshi bari ku bisasiro barwaye, hari benshi bafite ingorane zibihebesheje ku buryo yumva no kugera aho abantu bari ari ikibazo muri we. Yumva aheranwe n'umubabaro n'agahinda. Nkeka rero yuko umuntu wabashije kuba yafata telefone ye akaba ageze ahangaha, aho agiye kuba areba ibiganiro bitandukanye, si ibyanjye gusa wareba n'iby'abandi. Ni ukuri uwo muntu Imana yamuhaye umugisha mu buryo bwinshi butandukanye. Yaramutse amahoro, yabonye amanega yo gushyira muri telefone ye, abonye n'umwanya wo kujya muri telefone akareba ibiganiro bitandukanye. Rero ishimwe n'icyubahiro ni by'Uwiteka Imana. Nanjye uhagaze imbere yanyu cyangwa se wicaye imbere yanyu iyi saha, reka nshimire Imana yuko yandamukije amahoro ikankura muri abo bose bahuye n'izo ngorane. Ahari reka twihanganishe buri wese waba ufite ikibazo nk'icyo ngicyo kimwihebesheje. Uyu munsi byaba bibi ariko ejo byaba byiza, niko isi tuyibayemo, habeho kwihangana. Nk'uko rero dusanzwe tubimenyereye guhurira ahangaha, yewe ngeze mu biganiro by'uyu munsi. Ikiganiro mperaho uyu munsi tugiye kwiga umudamu mwiza. Uyu munsi turiga umudamu mwiza, nimuvaho turajya kwiga umugabo mwiza. Uyu munsi turashaka kureba abantu beza mu rugo, ni abantu bameze bati. Okay, twakomeje rero n'ubundi ubwo twinjiye mu kiganiro nyirizina. Nijya kuvuga umudamu mwiza, hari ukuntu ureba umuntu ukareba isura ye ukabona ni umuntu mwiza cyane, ni umuntu physically urabona ari mwiza pe. Abadamu, buri mudamu wambaye neza wakarabya akisiga, Imana ikaba yaramuhaye ishusho nziza, uramureba ukavuga uti ni mwiza. Ariko nitujya kureba buriya bwiza bw'inyuma, ubu twebwe twikwije turasanga atari bwo bwiza bwa nyabwo bukwiriye umudamu. Navuze ko mpera ku mudamu, n'abagabo ndabazaho. Ibintu byose tuvugira ahangaha tubyigira kugira ngo duhore twishakamo ibyiza, twevita ibibi, twishakamo ibyiza, kugira ngo ubuzima bukomeze kuturyohera. Kuba muri iyi si ni danje, ibitugora n'ibituvuna biba byinshi. Ntabwo ari njyewe sina runaka, ni twese. Umuntu wese wageze ku isi ntabura guhuriramo n'ibimurushya. Ariko nanone ese njyewe muntu waremwe nkayishyirwaho, ni ruhare ki nagira mu kwishakamo ibyiza, mu kwishakamo umunezero Satani atanshakira, mu kwishakamo amahoro Satani atanshakira, mu kwishakamo ituze Satani atanshakira. Rero hari ubuzima tubamo natwe ubwacu, ukabona yuko ku bibi Satani agenda adusunikira, ukabona ko natwe ubwacu tugenda twiyongereye imitwaro cyangwa se iyo misaraba. Rero impamvu ndahangaha, yewe iri ni iduka ryanjye ndimo gucuruza, umbabarire cyane. Ubu niba ndimo gucuruza rero, jyewe ibicuruzwa byanjye wemere ubihahe. Ubu uyu munsi ibicuruzwa nzanye muri iri duka ryanjye niguriye cyangwa se nishingiye murya neza, uze ubihahe, nibikugirira umumaro n'ejo bundi uzagaruka. Nuko gahunda imeze rero, reka dukomeze n'iki kiganiro cyo kureba umudamu mwiza. Ntatinze rero mu magambo, umudamu mwiza si iyi sura yacu tureba, ntabwo ari indoro, ntabwo ari ingendo, ntabwo ari imiterere. Umudamu mwiza ni umudamu ufite umutima mwiza. Wavuga ute se umuntu ufite umutima mwiza nuba ameze ate? Oya, biranatugora cyane kubishyikira, biragoye kuko
kugira ngo uzabone umuntu ufite umutima mwiza ni ibintu bivunanye, ariko nubwo bivunanye twebwe ubwacu duhindanywa na Satani uri mu isi, ariko kuko tuzi Imana, Imana y'urukundo, Imana y'amahoro, Imana y'umunezero, Imana y'ibikorwa byiza, dutegetswe kubaha Imana, tugategekwa kuyigiraho no kuyigenderaho kugira ngo tube kwa kuntu kwiza. Utari wamenya imiterere y'Imana, utazi iby'Imana ikunda, utazi n'ibyo yishimira, ntabwo ushobora kuba mwiza. Rero aha tugiye kureba umudamu mwiza. Refesi navuze ko ari umudamu ufite umutima mwiza. Niba hari ikintu cyiza kibaho, niba hari ikintu cyiza gishimisha abagabo, kuba ufite umudamu ufite umutima mwiza, ibindi byose byaza ari inyongera, ariko umutima w'amashanyarazi, umutima niwo ukenewe. Umuntu ufite umutima mwiza rero aba ateye ati, umudamu ufite umutima mwiza ni ukuvuga ngo iyo ageze mu rugo hahandi agiye gushaka ntabwo yigira akagarara. Ushatse umugabo wawe afite imiryango, afite inshuti, abanye n'abantu. Ahangaha hari abadamu agera mu rugo ugasanga ba bantu bose bisanzuraga ku mugabo we ahise ashyiraho umupaka, arabakingiranye, aravuze ati muhere iyo hirya, ntabwo mbashaka iwanjye. Bamama beza mukurikiye iki kiganiro, tugira ibyo duhindura, ndabikubwira nanjye nibwira. Urugo rwiza, urugo rw'umugisha, urugo rw'icyubahiro, urugo runejeje ni urugo rugendwa. Niba uri wa muntu wicara ukajya wireba isura, ukigira igitangaza, ukigira uwo mu birere, njya nkunda kubivuga, ariko abantu bakaba bakuvumira ku gahera, ntawazi wawe ngo umuhe amazi yo kunywa n'intebe kuyimuha ziba zahize, kugira ngo umugabo azinjire mu rugo abone abashyitsi babasuye, ibyo ntibibaho. Abantu bose barakwishisha. Kuva washakana n'uwo mugabo nta muntu ukinjira iwawe. Birababaje, biteye agahinda kuba watunga umugore ugira umutima mubi, wanga abantu. Bene aba bagore usanga akunda bene wabo gusa. Abamama mumurikiye, we wicaye aho ngaho wisuzume, nanjye nisuzume. Aho iwawe ntihaba hinjira famiye zawe gusa. Famiye zawe akaba arizo zigusura, akaba aribo bantu bahagera bakanezerwa, bakarya, bakanywa, bakaryama heza, ibintu byose. Bivuga ngo urugo wajemo warugize akarima k'umuryango wawe. Rero ahangaha ntabwo waba uri umudamu mwiza, kubera yuko umudamu mwiza turimo tuvuga, umudamu ufite umutima mwiza, abantu bose bisanzuraho. Mureke twige kubaho abantu batwiyumvamo. Umuntu agere ku irembo iwawe niyumva inyota imwishe, yibuke yuko ruriya rugo rutamo mama mwiza, avuga ati nabonye umudamu wa hariya n'umwana mwiza, reka nsabe amazi yo kunywa. Ubwo nibwo buzima dukwiye kwiremamo twebwe. Satani abishaka atanabishaka, twaba dukize cyangwa dukennye, uko tubayeho kose imibereho yacu tugerageze kuyibanamo n'abantu, tuyubahire n'abantu. Umuntu atazaza iwawe akagenda kuvumira ku gahera, birababaje. Nimvuga ngo bibabaje sosiyete, turagaruka ku mugabo uri muri urwo rugo, buriya we aba yarashize. Uzi kuba wakwinjira mu rugo iwawe uri umugabo, ukinjirana n'umushyitsi, umugore wawe akamuca amazi, umugore akamusuzugura. Abamama muzi yuko abantu bagenda iwacu, iyo bageze hariya hirya batangira kutudekiriva, bakavuga imiterere yawe. Buriya umuntu yakakuvuze nabi aguhimbiye kubera impamvu ye yifitemo runaka, ariko ntihazagire umuntu ugenda kuvuga nabi kandi koko ari kunejeje. Umuntu agenda kuvuma yuko uri igisambo,
umuntu agenda kuvuma yuko uri umunyamushiha, umuntu agenda kuvuma yuko uri umugome, umuntu agenda kuvuma yuko hari aho baducaho umugani ukumva nk'abantu baravuze ngo runaka gusa uriya mugore yashatse ngo yerekeje abandi. Uzi iyo barimo bavuga yuko umugabo wo muri uriya rugo ari mwiza ariko umugore ari mubi, mureke bajye babituvuga ari ukubihimba. Mu isi umuntu wese abaho akagira abakunzi akagira n'abanyeshyari, babaho. Umunyeshyari we ntiyakubonaho icyiza, ashobora no kukuvuga nabi rwose kugira ngo aguhindanye, ariko mu by'ukuri birashoboka yuko mu mudugudu utuyemo ushobora kuba ufite abanyeshyari 2 bakugendaho, ariko ufite abantu 30 bakwiyumvamo. Bivuga ngo ibyiza byacu biganza ibibi byacu, abadukunda nabo baganza abatwanga. nabyo reka mbivuge kuko bibaho. Niba ubuzima ubayemo ujya kureba ugasanga umubare mwinshi w'abantu muturanye ni uwukwanga, abagukunda ni bakeya, menya ko ufite ikibazo. Muri famiye abagore tujya dukunda kwitwaza famiye zo twashatsemo, gasa turavuga ngo famiye ziratwara, ngewe ndashatse mu muryango inyanga, ngewe. Reka mbabwira aka kantu nako dushyiraho stop. Ushobora gushaka mu muryango urimo abantu 30, 3 bakakwanga ariko abandi 27 bakagukunda. Niba rero iyo famiye warayigezemo, babandi 27 bakaba abanzi bawe, 3 akaba aribo baba bakunzi bawe, menya yuko ufite ikibazo madamu. Hari ukuntu twinjira mu miryango ariko tukigira gasi, tukigira karakade, ukabona twigiza abandi bantu, twigiza imishari, imiravumba, ibikakarubamba, ku buryo umuntu wese akureba akavuga ati uyu si umugore batuzanyemo ni dayimoni. Aha rero nshyireho stop wa mama beza. Uzabona abantu bakuvuga nabi ariko abenshi ari abakuvuga neza. Yewe mba numva ibyo bintu ntacyo bitwaye. Abatuvuga neza 100% bo ntituzababona, ariko nanone niba bakuvuga neza ari bo bake kuba kuvuga nabi, hindura imyitwarire. Abagore tujya dukunda kuvugwaho ikintu cy'ubwirasi, dukunda kuvugwaho ikintu cy'ubusambo, dukunda kuvugwaho ikintu cy'amagambo. Nibyo bintu bitatu: ubwirasi, amagambo n'ubusambo. Umuntu akaba yazi iwawe inzara ikahamwicira kandi urugo rwawe ntacyo rubuze. Umuntu akaba yakubitsa ibanga, ugasanga nyuma y'iminota 5 mutandukanye icyo muvuganye uhise ukirenza agasozi, ukijyanye hatagutumye, wese byamunaniye ko byijyanirayo. Ugasanga abamama, impamvu ibi bintu mbivuze rwose pe, ni ibintu bibaho kandi ni ibintu biduhindanya kenshi. Ugasanga abagabo baratwinubira, ingo nyinshi abagabo bajya bazihunga, ariko buriya akenshi nujya kureba uzasanga umugabo wahunze urugo totaloma aba yajyanywe nuko afite umugore mubi. Hari abagabo bagowe, aba yumva mbese ashobora kubaka urugo asa nk'uryamiye amahwa kubera umugore mubi yashatse, agashaka amujugunya akahabura kubera ka kantu tuba twashyizemo kakwe ko twasezeranye. Ukaba akareba akavuga ati byaba ari rwaserera, ndamutse ntaye umugore yajyana mu buyobozi twaserera. Ukaba akemera kwihambira ariko atagukunze. Buriya niba hari ikindi kintu gituma umugabo yakunda umugore we, niba hari ikintu gituma umugabo akunda umugore we, ni ukuba afite umugore usabana. Nuko kandi mbivuze. Aho rero twimuke twebwe abamama twabyumvise yuko ikintu tugomba kwiremamo ni umutima mwiza, tukiremamo kugira ubuntu, sibyo? Tukiremamo kuba sociable, abantu bose bakakwisanzuraho. Tukiremamo kuvuga make. Ikintu sinzi impamvu nkunda kukigarukaho, nuko aricyo kintu cyabase abantu, ubona abantu benshi icyo kintu cyabananiye, ikintu cyo kuvuga amagambo
avugitse byarananiranye, bikomeje kugorana hirya no hino, si mu badamu gusa, no mu rubyiruko no mu bagabo biragorana. Niyo mpamvu iki ari ikintu tugomba kuvugaho buri munsi, kugira amagambo make nacyo ni kimwe mu bintu bituma sosiyete urimo ikwiyumvamo. Rero tugaruke ku mugabo mwiza. Abapapa, ahubwo umugabo mwiza ntabwo ari ipantaro wambaye n'ikoti. Umugabo mwiza, umugabo mwiza nuha agaciro urugo rwe. Umugabo mwiza nawe araza muri ya sociability nahoze mvuga. Umugabo, hari abagabo, kuzaka akantu nibuka, hari abagabo, njyewe nigeze najya gusura umuntu, umugabo arasohotse mu cyumba araramo, agusanze muri salo uri umushyitsi, umva amera nk'utakubonye, atanakuzi pe, ntabwo yaranzi. Buriya ujya gusuzugura umuntu usanzwe uzi, amera nk'utambonye, ese ni ibiki? Kumbi hari abagabo nabo bagira imico mibi mu rugo rwabo, uba usanga basharirira abagore babo, babafata nabi. Uyu mugabo ntaba yifuza abantu bakandagiriwe, kubera impamvu aba yumva yuko umuntu uzinjira iwe, umugore azamuganirira imibabaro n'agahinda amutera. Rero ahangaha umugabo mwiza ni ukunda abantu kandi agatanga n'ikaze mu rugo rwe. Ntujye wikandagira ngo umugore avuga ati tuganire vuba, ubu kiramutse kigusanze hano byaba ari ikibazo. Mwana we, ibaze ubwo buzima. Bagabo mumurikiye namwe muratubihira, iyo uri wa mugabo ushaka gufata umugore wawe nkaho ni agaki, ubwo sinavuga ko ari agaki, ni kariso wiziritseho. Umwenda w'imbere niwo umuntu yizirikaho, ukaba wowe wenyine ku giti cye. Rero nushaka gufata uriya mugore nka wa mwenda wawe w'imbere wiziritseho, uriya mugore uba urimo kumwica no mu mutwe, uriya mugore kuzarambana bizagorana. Uzi kubaho uri umudamu ukajya wicara ukirirwa urira ukarara urira kubera washatse umugabo mubi? Bagabo rero, uyu mugore washatse wamuzanye mu rugo, yifitiye inshuti, yifitiye abo bariranywe, yifitiye, reka kumuca ku bantu. Kuko natangiye mvuga ko abagore bakwiye kwihangana, bakiremamo ikintu cyo gukunda abantu baje babagana. Namwe bagabo, namwe niko mukwiye kuba. Umugabo mwiza ni uwita ku rugo rwe, ukamenya ko umuryango wawe, umugore n'abana, niba Imana yaraguhaye umugisha ubafite, ugomba kubitaho. uri umutwe. Uyu mutwe wacu niwe udutekerereza, uyu mutwe wacu niwe udupangira. Rero iyo uri umugabo udashaka gukora inshingano zawe, ugashaka kwigira amano, hari abagabo babayeho bashaka kwigira amano cyangwa se ibirenge, abagore babe aribo bafata inshingano zo kuba umutwe, bakore ibyo mu rugo. Ya mugabo, na Bibiliya bivuga yuko umugore yaje ari umufasha. Eva yaje aje gufasha Adamu, ntabwo yaje aje gufata inshingano za Adamu ngo azikore. Nawe rero wikumva yuko umugore aje gufata inshingano zawe, kora ibyo ugomba gukora. Ubundi ahangaha, ngeze ahangaha, reka nsubire inyuma ku kandi kantu. Twari abagore benshi basuzugura abagabo babo, ubwo bakavuga umugore aransuzugura, umugore ngo nashatse nabi. Kandi uyu mugore afite nawe ibikoma mu mutwe, kubera yuko ari umugabo wagize gute, wafashe inshingano ze azihereza uno mugore. Uyu mugore rero uhereje inshingano, umukoreje umutwaro uremereye, byanga bikunda. Ubwo rero ugiye kugira gute? Ugiye kumuvangavanga mu mutwe, niho bya bikoma bizirundamo, kugira ngo uriya mugore aforumatwe agaruke ku murongo, bizagorana. Rero wa mugabo, niba ushaka kuba umugabo mwiza, twese abagabo turabafite, umugabo mukundira ko yitaye ku rugo. Nubwo ibindi wenda byagorana, ariko umugabo witaye ku rugo nibura
ako ngako ni kamwe mu gatuma abantu bamwitaho bamukunda, abantu bakavuga bati nk'umugabo mwiza. Iyo bagiye kuvuga ngo umugabo wa runaka runaka yashatse umugabo mwiza, babanza bakareba umugabo imyitwarire afite mu rugo. Iyo uri wa mugabo ukunda abantu, ukaba wa mugabo wita ku rugo, inshingano zawe uzubahiriza neza, uri umugabo mwiza. Rero inshuti zanjye, ahangaha nk'uko dukunda kuhigira ibintu bitandukanye, ariko akenshi ibintu tuhigira ibituma duhindura imico yacu, tukagira ibyo duhindura mu mibereho yacu kugira ngo ubuzima bwendereye. Rero nimvuga kuba mwiza ku mpande zombi, waba umugabo waba umugore, bigusiga inshuti. Kuba mwiza ntabwo bigukenesha, kuko usabye inama arayiguha, uwo wegereye ngo muganire nta guhunga, kubera ko uri mwiza abantu baragukunda. Kandi rero buriya niba hari sheke mbi mu buzima, kubaho utagira abantu uba ukennye. Hari abantu muzabona batunze, bafite imibereho iri hejuru ihambaye, ariko uriya muntu nubwo afite ibya mirenge, kuba adafite abantu, uriya muntu uzi ko buriya aba ariho atariho, aba ameze nk'umuntu wapfuye. Buriya ubutunzi bwa mbere dufite ku isi cyangwa se tugomba guharanira ni ukugwiza abantu bakakwiyumvamo. Iyo abantu bakwiyumvisemo, iyo utatse akazi barakakurangira. Iyo abantu bakwiyumvamo, iyo urwaye uhamagara n'umuntu uti ndarwaye, akagira apeti yo kugusura. Iyo twigaga kuba beza, mureke tubyihingemo. Ibi ndabikwigisha nanjye mbyigisha, twese turabikeneye. Iyi ni impano nziza buri muntu wese akeneye mu buzima bwe, abo umwana, abo umukuru, abo umusaza, abo umukecuru. Iyo uri mwiza bituma n'abantu bakwiyumvamo, bakakwikundira. Icyo ngicyo iyo ugifite, n'Imana iraza ikabiguhera umugisha. Rero abantu babaho igihe cyose ari ba rutonoma, ari intare, ari ingwe, ari amadubu, bafite imico nk'iy'inyamaswa, abo bantu ntabwo abantu babakunda, abantu barabanga. Kandi buriya iyo wabuze abantu, nibyo ngewe nakomeje kuvuga, uba uri mu byahabi. Rero mureke twige kuba beza, cyane cyane mu ngo zacu tube beza. Umuntu ajye yicara avuga ati reka njye gusura runaka, kuko azi ko rwawe ni uruziranenge, nta satani ibamo. Hari ingo zibamo satani, ugasanga umuntu wese arinubira kujyayo. Urwo rugo uzarubonamo abantu ari uko bagize ibyago cyangwa se bagize ubukwe. Ibyo bibiri bizazana abantu. Kandi mu buzima busanzwe tuba dukeneye abantu. Rero ibyacu nakagaruka, reka iki kiganiro nyisubikira ahangaha. Ejo cyangwa se ejo bundi tuzaba turi kumwe, ibiganiro nakagaruka. Murakoze.